Kristo abohora ababoshye, Kristo abohora abari barushye, Kristo akura umuntu mu rupfu, niwe ukiza umubabaro, niwe ukiza agahinda, niwe ukiza ubupfubyi, niwe ukiza ubupfakazi, niwe wishyura amadeni, niwe utanga ubuzima. Bariko ndabona mu bane ngo kandi umuntu wakana arasa n'umwana w'intama w'Imana. Uyu ni Kristo. Kandi Kristo niwe mujyana mu muriro ntupfe. Kristo niwe umanukana mu itanura ry'umuriro ntugire icyuba. Kristo nujyana mu rugamba, mu manza zikomeye, udafite ukuburanira ukagira ubuzima. Mu gihe abantu bagutaye, mu gihe imiryango yagusize, mu gihe ibisekuru bitakiri kukumva, Kristo niwe wenyine utanga amahoro. Ibibazo by'ubukene umaranye igihe, mu bibazo by'intambara z'ubuzima umaranye igihe, mu bibazo byo gushaka imibereho bikanga umaranye igihe, umuntu wa kane ndagutangariza ngo afinduye amateka yawe. Uyu muntu wa kane aguhaye icyerekezo. Uyu muntu wa kane afukuye agasoko ko kubaho. Uyu muntu wa kane agukuye mu mva yawe, umaze igihe abantu bazi ko wapfuye, nyamara ibyiringiro by'ubuzima biracyashoboka. Uyu muntu wa kane aguhereye abantu ubuzima. Uyu muntu wa kane aguhindura amateka mu bantu batatekereza ko wayagira, kuko umuntu wa kane ahindura ibyanze guhinduka bikaba bishya. Shalom shalom bene data, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese mwe mudukurikira Independent Coast Life TV, wo dukunda kano kadukurikira. Imana iguhe umugisha kandi show kukwagura. Uyu munsi wa none ukore like, ukore share kuyicano yacu nziza, kandi Imana ikuguriza umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Danieli. Hanuzi Danieli, igitabo cyiza, igitabo kiri mu ijambo ry'Imana, kandi igitabo kiryoshye cyane. Yasoma ku bice byabo bitatu, behere ku murongo wa 16. Tiye gusoma ku nkuru z'abahungu batatu, Meshaki, Saduraka na Abedenego. Turebe imbaraga z'Imana, turebe gukora kw'Imana, turebe ikintu Imana igushakaho, turebe icyo Imana ikudushakaho muri iyi minsi ya none, kandi turushaho kwaguka no kugwiza ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ibice byabo bitatu umurongo wa 16 haranditse ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukirisha ukuboko kwawe, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari gukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Basaduraka bajugunywa mu itanura ntibashye. Nebukadinezari azaberanywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Areba Saduraka, Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko bengeza itanura ngo rirusheho uko ryari rikwiye kwaka karindwi. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo bajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, bajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze uko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho, kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka, Meshaki na Abedenego, birabica. Nuko abo bagabo batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be bati, haya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza ati, ni koko Nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nuko Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe Basaduraka, Meshaki na Abedenego, mwa bagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka, Meshaki na Abedenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva n'umuriro ubanukaho
umwami ahimbaza Imana ya Saduraka na Abedenego aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Icyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana y'Abasaduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Umwami arota inzozi azotorera Daniyeli. Imana itugirire neza cyane. Izi nkuru ndashaka ko tuganira ku uyu muntu wa kane, uyu muntu wa kane ubohora, uyu muntu wa kane urinda umuntu mu itanura ry'umuriro, uyu muntu wa kane utanga ubuzima, uyu muntu wa kane utanga ubuzima, uyu muntu wa kane, uyu muntu wa kane niwe tugiye kuganira. Uyu muntu wa kane ni Kristo. Uyu wa kane atanga ubuzima, uyu muntu wa kane atanga amahoro. Haleluya. Uyu muntu wa kane ni Kristo, kuko Kristo umuntu yagezeho ubuzima burahinduka. Umuntu wa kane abasha kwinjira no mu rupfu akagukurayo. Uyu muntu wa kane ahindura umuntu amateka y'ubuzima bwe bugahinduka. Uyu muntu wa kane atanga urubyaro, uyu muntu wa kane atanga akazi, uyu muntu wa kane akiza indwara. Uyu muntu wa kane, uyu muntu wa kane Bibiliya ngo nuko umwami arabaza ngo mbese nitwatayemo batatu, ariko ndabona mu bane, ngo kandi umuntu wa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. Uyu ni Kristo, kandi Kristo niwe mujyana mu muriro ntupfe. Kristo niwe umanukana mu itanura ry'umuriro ntugire icyuba. Kristo nujyana mu rugamba, mu manza zikomeye, udafite ukuburanira ukagira ubuzima. Mu gihe abantu bagutaye, mu gihe imiryango yagusize, mu gihe ibisekuru bitakiri kukumva, Kristo niwe wenyine utanga amahoro. Harabana mwese nitwatayemo batatu, ati yego. Atariko ndabona mu bane kandi babohowe. Kristo abohora baboshye, Kristo abohora bari barushye, Kristo akura umuntu mu rupfu, niwe ukiza umubabaro, niwe ukiza agahinda, niwe ukiza ubupfubyi, niwe ukiza ubupfakazi, niwe wishyura amadeni, niwe utanga ubuzima. Kandi ndabona mu babohowe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi uwa kane ngo arasa n'umwana w'intama w'Imana. Kumugira n'ubuzima. Bino ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, utamufite nta bugingo. Kwikomeza kuri Kristo biduha ibyiringiro, kuko niwe muntu wa kane tubana ubuzima bwacu bugahinduka. Kandi umuntu wa kane yasaga n'umwana w'intama w'Imana. Umubonye n'umupagani utazi Kristo. Imana ishimwe. Umubonye n'umupagani utazi ijambo ry'Imana. Bibiliya ngo nuko ngo arabaza ngo mbese nitwatayemo batatu, kandi batatu barazira kubanze kuramya igishushanyo, kandi batatu ubatayemo ntazi Imana, ubatayemo n'umwami wa Babuloni, kandi ntazi ibyiringiro, ntazi umusaraba. Abana n'abahungu baravuga ngo ntidufite ijambo ryo kuvuga, kandi niyo twapfa tuzapfa tuyiringiye. Amen. Niyo itadukiza ngo idukize uwo muriro, tuzapfa tuyiringiye. Imana ishimwe cyane. Ngo bageremo ngo kanya bakiri mu byo bitaramo, ngo mwana ngo mbese hari ikibazo ngize. Kibazo ngo niki? Mbese mu itanura ry'umuriro ntitwajugunyemo batatu. Barwa ngo yego twajugunyemo batatu. Munyamara ngo ndabona bane. Hari ijwi ry'Imana rigiye guhindura ibintu, hari imbaraga z'Imana zigiye kuguhindura ubuzima. Kandi uyu muntu wa kane aje kukugarukaho, kandi uyu muntu wa kane aguhaye icyerekezo, uyu muntu wa kane aguhaye kwiga, uyu muntu wa kane atanga urugo, uyu muntu wa kane arubaka. Ntitwajugunyemo batatu,
kandi ndabona bane kandi barimo gutembera. Hari imbaraga zigiye kukubohora uhereye none. Barakuroza ariko ntiwapfuye, barakuvuza ariko ntacyo wabaye, barakugama ariko ntiwakiza icyuba. Nengwe ngo uhereye none umuntu wa kane aguhindurira icyerekezo. Mana ishimwe. Uyu muntu wa kane akubake, uyu muntu wa kane aguhe ejo, umuntu wa kane akuremere ejo hazaza, umuntu wa kane aguhe ijambo n'agaciro, umuntu wa kane agukuraho wari uzirikiye, umuntu wa kane agukure muri karande z'ibisekuru, umuntu wa kane agukure aho bakurogeye, umuntu wa kane agufungura urufunguzo rwari rufunze kandi agukureho urwo rugi rukinze, yongera kuremera ijambo rizima. Bibiliya ngo nuko nshyize urugi rukingwa imbere yawe kandi nawe ubasha kurukinga, kuko hari imbaraga zigukinguriye, hari imbaraga zigukore. Wowe n'umuntu wa kane ugukinguriye urugi, umugisha wawe urabonetse. Uyu muntu wa kane baravuga mbese Saduraka, Meshake na Abedenego muri amahoro? Baravuga ati turi amahoro, ntacyo mwabaye. Bazi ko ibirimi by'umuriro bizatwica, bazi ko tuzicwa n'umuriro, bazi ko tuzicwa n'ibibazo, bazi ko tuzicwa n'ibyo batuvuzeho. Nyamara hejuru y'ibyo batuvuzeho hari umuntu wa kane ukubise ibyo byose bikava mu nzira. Mu muyaga umaranye igihe wishuheri, mu bibazo by'ubukene umaranye igihe, mu bibazo by'intambara z'ubuzima umaranye igihe, mu bibazo byo gushaka imibereho bikanga umaranye igihe, umuntu wa kane ndagutangariza ngo afinduye amateka yawe. Uyu muntu wa kane aguhaye icyerekezo. Uyu muntu wa kane afukuye agasoko ko kubaho. Uyu muntu wa kane agukuye mu mva yawe, umaze igihe abantu bazi ko wapfuye, nyamara ibyiringiro by'ubuzima biracyashoboka. Uyu muntu wa kane aguhereye abantu ubuzima. Uyu muntu wa kane aguhindura amateka mu bantu batatekereza ko wayagira, kuko umuntu wa kane ahindura ibyanze guhinduka bikaba bishya. Barabaza ngo mbese muri bazima? Yego turi bazima. Biravuga ngo nimubakuremo. Yego babakuramo, kuko uyu muntu wa kane afite itegeko ritagarika urupfu, afite itegeko rihagarika amakuba, afite itegeko rikuburanira, afite itegeko riguha agaciro, afite itegeko ribasha kukuvugira aho abantu batakuvugira. Uyu muntu wa kane arashoboye, ni Kristo. Uyu muntu wa kane, uyu muntu wa kane amen. Kadusoma ijambo ryiza ko byanditswe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice bya 11:39. Yesu arabwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakoraho igitare. Yesu araramara avuga ati data ndagushimye ko unyumvishe, ubwanjye narinzi yuko unyumvira iteka, ariko mbivugiye ku bw'abantu bangose ngo bizere ko ari we wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari yapfuye asohoka azingagiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu aramubwira ati nimumuhambure mumureke agende. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo Yesu niwe ukura no mu rupfu. Yesu niwe ukiza iyo ndwara. Maze igihe kirekire ufite uburwayi, maze igihe ugendera kanseri, diyabete, hypertension, imyuka mibi, ibyo bakuteye, ibyo bagutongera, ibyo bazengurutse iwawe. Ariko ndagira ngo utangarize ngo umuntu wa kane ajyana n'umuntu mu itanura ry'umuriro. Uyu muntu wa kane afukura isoko y'ubuzima ikaboneka. Uyu muntu wa kane yubaka ubuzima bugakunda. Uyu muntu wa kane yishyurira abana amashuri. Uyu muntu wa kane yishyura imyenda. Uyu muntu wa kane atanga ubuzima, atanga ikibanza, atanga inzu, arishyura, arakomeza, atanga igisekuru kizima. Bibiliya ngo nuko arabwira ngo nimukureho igitare. Uyu muntu wa kane ajya ategeka igitare bagushyizeho kimaze iminsi 4 ku buzima bwawe kikavaho. Ajya akuraho gereza bamaze kuyandika, ajya ahagarika gereza, ajya yishyura amadeni, imyenda, amadeni akayishyura, ajya yambika uyu muntu wa kane. Uyu Yesu niwe wenyine ufite ububasha. Haleluya. Muntu wa kane
ndakwingingira kumutunga, ndakwingingira kubana nawe, uzacuruza wunguke, uzakora bizakunda, uzahinga uzeza, kuko uyu muntu wa kane atanga ibyiringiro, atanga ubuzima, atanga ejo bundi. Nuko Bibiliya ngo nuko muntu wa kane, Bibiliya ngo nuko muntu wa kane ngo arasa n'umwana w'intama w'Imana. Uyu wa kane ageze kwa Mariya na Marita, arabwira ngo nimukureho igitare, munyereke uwo mwamushyize. Baramubwira ngo aranuka. Nubwo byanutse, Kristo araje. Nubwo bakuvuza igihe, ariko Kristo aje kugukiza izo ntambara. Nubwo mu kazi utari ugisinzira, Kristo aje kukuburanira. Nubwo bamaze igihe baguha amabaruwa bakubaza ubusobanuro, Kristo araje. Nubwo wakoze ibizama ahantu henshi ukariganywa, ariko umuntu wa kane ubasha kugenda mu muriro, ubasha kurinda umuntu ntagira icyaha, aje kukuburanira. Umuntu wa kane aguhesheje uburenganzira ku mitungo yawe. Umuntu wa kane aguhesheje uburenganzira ku byo wari warabuze. Umuntu wa kane aguhaye ijambo, kuko wari umaze igihe ubuze ijambo, wari umaze igihe ubuze agaciro, wari umaze igihe ubuze uwubwire, wari umaze igihe ubuze uwusaba, wari umaze igihe ubura uwutakira, n'abavandimwe ntacyo bakumari, n'imiryango ntacyo yagufashe. Ariko umuntu wa kane agukijije imiruho, agukuyeho iyo ndwara, arakunamuye, aguhaye agaciro, aragukomeje, aguhaye ijambo, aguhaye byose wari umaze igihe usengera, kuko uyu muntu wa kane niwe rufunguzo rwa byose. Muri 96 ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, ngo nta wundi wo kurundindira keretse we. Ku muntu wa kane urinda urufunguzo. Umuntu wa kane n'utanga ufungura ntagira ufunga. Umuntu wa kane n'utanga ibyiringiro. Umuntu wa kane n'utanga kuramuka. Umuntu wa kane no wishyura amadeni. Umuntu wa kane akuraho kamere, akuraho karande, akuraho intambara, yubaka ingo, yubaka imiryango, atanga ibyo kurya, atanga ibyo kwambara, atanga byose kuko ari ihagije. Bakubwiye kutazikamera nayimbwa, ndagira ngo utangarize ngo ntacyo yakumarira. Uwiteka n'ugukamiye, aguhaye inka, aguhaye byose, aguhaye umugisha, aguhaye gukomera, kuko ni utanga umugisha. Imana ishimwe. Umuntu wa kane arubaka. Umuntu wa kane yishyurira abana amashuri. Umuntu wa kane akiza diyabete, akiza iyo ndwara umaranye igihe y'amagufa. N'abaganga babuze igisubizo, bayobeye indwara urwaye, bayobeye uburwayi ufite, bayobeye indwara ugendana, bayobeye uburwayi umaranye igihe, bayobeye ikibazo ufite. Ariko umuntu wa kane ajya ahindura amateka akaba mashya. Uyu muntu wa kane indwara abaganga babuze ajya yitangiraho umuti. Bibiliya ngo no mu gicuku cya nijoro ajyaza. Mu gicuku cya nijoro aho utawaburiye ijambo, mu gicuku cya nijoro hamwe wabuze icyo kuvuga, mu gicuku cya nijoro hamwe utagifite ijambo, mu gicuku cya nijoro hamwe utagifite wo kukuburanira, mu gicuku cya nijoro hamwe utagifite wo kukuvura, mu gicuku cya nijoro by'abaganga maze kuya ko nta gisubizo kigihari, Kristo ajyaza agaca intambara zikarangira. Niwe utwunamura twunamye, niwe uduha agaciro abantu badutaye, nuduha ijambo abantu baturetse, nuduha icyo kuvuga abantu batwibagiwe, nuduha agaciro abantu bose baduteye umugongo. Nta handi imiryango yacu twavukiyemo itakiri kutureba, nta handi twari tuzi ko tubonera amaramuko hahagaze, namwe twari tuzi ko tubonera amafunguro byahagaze, namwe twari tuzi ko batwishyurira byanze, namwe ba nyiramazu badusohoye byanze. Aho hose niwe rubasha, niwe karuhura, niwe uzakaca intambara zose zigashira, agatanga ibyiringiro, agatanga gukomera, agatanga agaciro, agasubiza umuntu ijambo. Niwe wenyine. Bibiliya ngo nuko mumwikomeze n'ibuye rizima, ngo ryanzwe n'abubatsi, ariko kumana ryahindutse ry'agaciro gakomeye. Niwe utanga gukomera, niwe utanga agaciro, niwe utanga amavuta, niwe utanga ibyiringiro. Abantu bakwimiye ijambo, Kristo naza azariguha. Abantu bagusuzugure, Kristo naza azakubahisha. Abantu bagutereranye, Kristo naza azabikemura. Nkubwire ngo nuca intambara zigashira. Bibiliya ngo azazaca intambara zishire, hazaza amareha y'amakuba arangire. Izi ntambara ukurwana nazo, uku kutumva ufite, uku gusuzugurwa urimo, uku gutuka umaranye igihe, uku gusemaza igihe urimo, rero utangarize ngo Kristo araje aca intambara zose zishire, ashire mu mahoro. Uwo bacurira ingoni, uwo basebye
batutse, uwo basebyaga, uwo bafatagaho ijambo, uwo bakuriraho inteko. Bibiliya ivuga ngo nuko izafata mbiri ibitekerezwa byabo, ibitekerezwa byabo babi bizaha bifata mbiri. Iyo ndwara y'uteka yifashe mbiri, iyo diyabete yifashe mbiri, iyo kanseri ayikozeho, icyo gifu aragikozeho, uwo mugongo awukozeho, ayo maguru yabyimbye arakize. Niwakira imbaraga zituruka ku muntu wa kane, hariyo Kristo, hariyo utanga amahoro, hariyo utanga ibyishimo, hariyo utanga ingo nziza. Dore abana be nabo bagize agaciro, nubwo abantu babatambagije ibintu bazi ko batazakomera, ariko Kristo nutanze ubuzima. Iyi ni Pentecost Life TV. Koraho subscribe. Imana iguha umugisha, kandi uyu munsi kubera umunsi w'umunezero, kandi uyu munsi kubera umunsi wa Pentecost, umunsi wo kwakiraho Kristo, umunsi wo kongera kubohoka, umunsi wo kwakira umuntu wa kane, umunsi wo kubona imbaraga ze, umunsi wo kukwinjiza mu bisubizo byawe. Niwakira imbaraga zikwinjiza mu bisubizo byawe, niwakira imbaraga zikwinjiza muri destiny yawe. Hari ibintu byinshi wari umaze igihe usenge, wari warabibuze, wari ukibitegereje, hari amasezerano umaranye igihe, ariko Kristo avuze iki? Niwe muntu wa kane twabonye, ni ubana n'umuntu mu muriro bakamukuramo, ntagira ibishashi by'umuriro bimubonekaho, ntagira ibimunukaho, ntagira umusatsi umuvaho. Kristo aragutangariza ngo uhereye none niwe buye rizima, niwe rutare ruzima, niwe byiringiro by'abamusenga, niwe karuhura ku mitima, niwe uruhura abantu intimba, niwe wunamura bunamye, niwe uhoza abantu amarira, niwe umugabo w'abapfakazi akaba se w'imfubyi. Uhereye none wakira ubuzima, niwakire kubohoka, kandi wakira umugisha uturuka aheraho mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Bagitegereje ko uwo muntu, Bibiliya tubwira iki? Iyo umuntu afite uyu muntu wa kane, hari ibintu bihinduka. Pawulo ngo yambuka ku kirakirwa, ngo agereyo ngo bamuroga inshira, ngo bazi kwiri bumwice, ngo agapfa kindutse. Bibiliya ngo nuko Pawulo ngo atoranya umuganda w'inka, ngo akiwucana, ngo igikururuka kiva mu muriro, ngo bene igihugu baravuga ngo uyu natapfa ngo akindutse, ngo yindi mukundira ko ngo nadapfa kindutse, ngo arasanda. Akunda bimwe ngo kugira ngo hari imbaraga z'Imana zije kugukuraho ibirereta bimaze igihe bikuzengurukaho, bimaze igihe bizenguruka ku kazi kawe, bimaze igihe bizenguruka mu muryango wawe, ntacyo ukora ngo kinjire, uhorana inyatsi ya buri gihe, ubukene bwabaye kandi. Ariko Bibiliya ivuga ngo umuntu wa kane, ngo nuko mbona umuntu wa kane ngo agenda mu muriro, ngo kandi ngo yasaga n'umwana w'intama w'Imana. Uyu ni Kristo uje mu bintu byawe, ni Kristo uje mu buzima bwawe, ni Kristo uje kugukora icyo girereta. Nukuri icyo kirereta ninshira abantu bakoroze yo kugira ngo uhora n'ubukene, yo kugira ngo uhore mu madeni, yo kugira ngo uhore mu ryana, yo kugira ngo uhore musubiranamo. Ibyo upanze ntibikunda, ibyangombwa byapranye amafaranga bakayarya, ariko ntubone igisubizo. Ahantu hose washakiye byaranze, warirutse biranga, wa mukobwa umaze imyaka washatse urugo biranga, kubyara byaranze, wa mugabo n'umugore. Ndagiye ngo utangarize ngo uhereye none hari ibintu dukunkumure mu muriro, hari ubukene dukunkumure mu muriro, hari ingorane dukunkumure mu muriro, hari amakuba dukunkumure mu muriro, hari ibyago dukunkumuye, kuko Kristo hariwe muntu wa kane wabanye n'abantu b'Imana. Bibiliya ngo nuko mwama arabaza ngo mbese ntitwajugunyemo batatu, ariko ndabona bane, ngo kandi uwa kane ngo arasa n'umwana w'intama w'Imana, ngo barimo baragenda, ngo kandi babohoye. Hari imbaraga zije kukubohora, hari imbaraga zigukijije, hari imbaraga zigukuye amakuba, hari imbaraga zigukijije ibyago. Ibyo abantu bakuvuzeho birangiye umunsi wa none, ibyo abantu bagutongere birangiye umunsi wa none, ibyo abantu baguteze birangiye umunsi wa none, ibyo abantu bakwifuje by'inabi birangiye umunsi wa none. Hari amakuba Imana igukijije, hari ibyago Imana igukuriye, hari ubuzima Imana ikuremeye, hari n'imateka Imana ikuremeye. Dore bagukuye mu muriro, dore uvuye mu makuba umazemo igihe, kubera ko Uwiteka akoze iby'imbaraga. Niwakira imbaraga zikubohora. Koraho like, koraho comment, koraho share. Imana iguha umugisha cyane. Iyi ni Pentecost Life TV. Imana ibahe umugisha cyane. Shalom shalom.